Knowless ku mbuga bakaza bakavuga ibintu ngo bibi byanjye kandi mubizi ko bazaga ku macano bakarira bagasaba amafaranga. Murabazi abo ba DJ birirwa bishushanya, baza bakaza ku space bakarira bagatabaza diaspora ikabamenamo amafaranga ngo bafite abana ngo barera, bakaza bakarira. Ejo mukabona barimo baratwika mu barimo kurya ku mafaranga yanyu mwabohereje, bakongera bakajya ku yandi macano bakarira. Bombo clat my brother. Iyo timu yabo bantu narabamenye ndishekera, ariko igihe kizababwira. Umva muzabibona. Umva kambabwira ikintu, ngiye kubabwira ikintu. Umwana DNA niyerekana ko ari uwanjye, nzabishyira hano kuri Twitter yanjye no kuri Instagram, nindayiza mbwira abantu nyarwanda bose mbabwire ngo ndasaba imbabazi kuko ntarafatiye kwako bavuga ngo ihene yifata igihebeba, kuko ntarafatiye ihene ku gihe. Nzasaba imbabazi byakomeye. Yagakuvira muzingo we kora subscribe, like, share, comment ubundi twendelee. Umva muzabibona. Umva kambabwira ikintu, ngiye kubabwira ikintu. Umwana DNA niyerekana ko ari uwanjye, nzabishyira hano kuri Twitter yanjye no kuri Instagram, nindayiza mbwira abantu nyarwanda bose mbabwire ngo ndasaba imbabazi kuko ntarafatiye kwako bavuga ngo ihene yifata igihebeba, kuko ntarafatiye ihene ku gihe. Nzasaba imbabazi ubyumve neza. Ariko nanone ibimenyetso nibisohoka tuzabishyira ahangaha. Nimusanga uriya mwana atari uwanjye ari ibimenyetso bya DNA, nimusanga uriya mwana atari uwanjye, muzabigenza mute ku bantu bamwe na bamwe baneye amabuye, abandi bakanyanga ngo marasinga ngo igitsina gore? Niyo mpamvu narimze ngo ngiye kubwiza ukuri, ntabwo hari ibintu ngiye ntavugira kubera ko nahabonye igitsina gore. Ngiye nubaye igitsina gore my guy. Ibyo bintu byumve kuko mama ndamufite, mama ndamukunda. Ahantu naturutse unyumve neza, ahantu naturutse ndahubaha, ahantu naturutse umva ubyumve neza cyane, ndahubaha cyane wongera ubyumve. Umuntu wese w'umugore, igitsina gore cyose aho kiva kikagera ndacyubaha kubera ko nzi umumaro wa mama. Njyewe iyo ngiye kubaha umugore mbifatira kuri mama, iyo ngiye kubaha umugore mbifatira kuri mama. Ndeba uburyo mama ari umuntu nyine udasanzwe, umuntu watubyaye turi abana 10 akadukuza tugakura, ari kumwe na papa tugakura, urabyumva. Mama igihe kikagera papa akagenda kubera ko yari umuntu ushabika nawe ushakisha. Ibana ubu ngubu uyu muhate mubona kabisa ngiye gukomora kuri data ni umukozi, n'uyu munsi aracyariho, n'uyu munsi ni umusaza wibera hari mu cyaro za Nyagatare Tabagwe, n'umusaza umeze neza, umusaza ufite inkaze, n'umusaza ukamirwa, n'umusaza ufite ubutaka, n'umusaza wimereye neza ntare birye, urabyumva. Igihe kikanagera umusaza akajya gushakisha ubuzima, mukecuru akatwitangira akabana natwe akadukuza. Bro, nubaha umugore aho ava akagera, niyo yaba ari umwana muto w'umukobwa ndamwubaha. Ariko kubera ko babizi ko naho umurira nabo mutubari ngo njye gusindana nabo, babizi ko naho duhurira mu biyobyabwenge, baravuze bati yago tugiye kumutega umugore mpaka tuzamufatira ku mugore mpaka tumukubite hasi. Baba bazanye umugore wa mbere, araza avuga ibyo byose yavuze. Ntiyagiye muri ribu, ntiyagiye mu nkiko, yagiye kuri YouTube, ajya no kuri Twitter. Nyuma y'amezi 3 barabyaye. Ikintu rero naje kumenya nyuma nuko na mbere hose nkiri no mwitangazamakuru n'ubundi ntaratangira n'imiziki, hari igihe cyageze nk'umuntu bakamuntega, umuntu akaza ngo akanigita akajya nyandikira I wanna meet you, I'm your fan, I love you how you interview people yago wanze ko duhura, yago wanze ko tubonana. Kumbe ari kuri diru nge nabyo nzi, yamana nakubwiye ngewe inyikundira inandindira mu cyaha, urabyumva. So amakuru rero nasubiza kuri icyo kintu nuko naje kumenya ko yari diru yuriya muntu. Nuko mwebwe mama mutabizi, ni itsinda ry'abantu bamwe baraho muri Amerika, urabyumva. Nago natinya kubivuga. umwe mu bagore baciye muri muntu aciye anyuzwe no mu bandi bantu bahana i Kigali, baramubwira bati tubona uvugana na Yago, turashaka Yago kumuta muri trap imeze gutya na gutya ibiki. Kuko na nyuma uwo muntu uvuga ngo namuteye inda yanyandikiye message ndende bro, nabwiye ngo nge nago nazana hano ngo ama screenshot ansaba imbabazi ngo mbabarira ngo ibintu byose nakoze n'ibintu byose navuze no gusebya izina. Uzi ukuntu namubwiye ngo izo mbabazi nzaziguha umunsi wasubiye kuri ya macano yose wavugiyeho ko hansebeje, niba ari na hano cyangwa se azanumva ibi bintu. Arabizi ko ibyo nabimubwiye. Bukeye aranyandikira ngo none se ngo babanyamakuru bose ngo nzabavuga mu mazina, ngo buse ngo barunaka nzabavuga ngo bazahita banyanga, ngo none nagira depression, ngo none se nta kungo wambabariye. Ndamubwira uzasubireyo ukore ibiganiro uvuge ko wambeshyeraga, hanyuma tunakore DNA
ibimenyetso bijye ahagaragara abantu babone ukuri bamenye ukuri. Ntibyamunaniye se ntiyambwiye ngo abanyamakuru ngo nose ko harimo n'abandi bantu ngo bo muri showbiz ngo ubu ngubu ngo nimbashyira hanze ngo ntibazanyica. You get izo message ndazifite bro, igihe nikigera nshobora no kunange no kuzazitanga nkaberekani uyu si wa muntu wavuze ko namuteye inda. Izi si message ansaba imbabazi, izi si message ansaba imbabazi anyandikira ambwira ngo wambabariye, nkamubwira ni ntabwo nakubabarira. Ibyo narabivuze kabisa, nabwo ngo nago njye ndya imboga nanjye, narabwiye ntabwo nakubabarira udasubiye ahantu wavugiye ibyo wavuze ngo uvuge ko wambeshyeye hanyuma dukiriyaringa ibintu byose. Yaratinye, nyuma yaje kunyandikira message arondora abantu bose. Nago nje kwiteranya n'abantu hano ngo nge kurunda, ariko bose mba mbazi abirirwa bakora ama live ama space hano bakaza bakavuga ibintu ngo bibi byanjye, kandi mubizi ko bazaga ku macano bakarira bagasaba amafaranga. Murabazi abo ba DJ birirwa bishushanya, baza bakaza ku space bakarira bagatabaza diaspora ikabamenamo amafaranga ngo bafite abana ngo barera, bakaza bakarira. Ejo mukabona barimo baratwika mu barimo kurya ku mafaranga yanyu mwabohereje, bakongera bakajya ku yandi macano bakarira. Bombo clat my brother. Iyo timu yabo bantu narabamenye ndishekera, ariko igihe kizababwira ukuri, kuzababwira birirwa barira bagakora ama space ngo bakitaruswa ngo nyago nari mbizi ko yaga ibyo bintu bikora. Kandi uwo muntu tu aranzi namuhaye amafaranga menshi abeshya abantu ngo afite ama fondation n'ibiki. Bombo clatinade man bada igihe kizagera ukuri kujya hagaragara, bamenye ko ari itsinda ry'abantu ngo bagambiriye ngo kundangiza bro, ngo bagambiriye ngo kundangiza. Nababwiye ngiye mba ndi kwisengesho ry'umukecuru, muzajya mucanga muzaca mu mugore. Ubusa abagore ko banze kunyanga none muzabigenza gute? Abagore banze kunyanga, dore de Keza ari hano, urumva Noel ari hano. Iyo baza kuba baranyanze nago bari kuba bumva bino bintu. Fabiola ari hano, urumva ndimo ndabonamo nandera harimo Blessed ndamubonye, Kaira ndamubona, Akana Wati ndamubona, urumva Rarene, DJ Sonia ndakubona, big up on yourself. Ubusa abagore ko banze kunyanga, mwaravuze ngo mugiye guca mu mugore ngo munyice bro. Njewe tariki 22 z'ukwezi kwa 12 Camp Kigali hari stream ya story yanjye y'ibintu byose, kandi none ngira ndajya mbwire n'abantu badukurikiye hano, abantu bakunze ngo ibiganiro bya Yago TV show ibiki. Tuzahosting ikiganiro live hari ya Camp Kigali. Abantu bazanye ibirego byinshi, turajwigira tugira gute, muzaze tuzajwigira live, tuvibure live, tunaririmbe live, tunakora ibiganiro live. Bombo yutinane rero Godfather n'abantu bawe hano aba VIP mbona hano, nimugatwarwe n'amarangamutima y'umuntu uza akarira ngo runaka ngo yarampemukiye. Mutarabona version y'umuntu man, mutabona version y'umuntu ngo muhite mwumva ngo uyu muntu duhise tumwanga ngo uyu muntu. Igihe ukuri kwagaragaye umuntu mwaramwishe mu marangamutima, kuko kwica umuntu kwa mbere nuko mwica mu marangamutima. Umuntu muramufasha mu mwisha mu marangamutima kubera version imwe. Ntabwo mubizi niba ari akagambane, ntabwo nose ntituzi abantu bagiye bafungwa mani barengana kubera ko hari umuntu wabahagurukiye bakicara bakabati tugiye gupanga uyu muntu ntagakunda gusohoka, ntajya mu mbari, uyu muntu ntago dusinda nkana ngo tuzamutega iki, uyu muntu tugiye gushaka umuntu twe tumwishyure bro. Ngiye nagezweho n'abakobwa barenga bangahe, ntago nabijyamo byose ngo nkurondorere bro. Ubu ngubu hari umuntu hano kuri social media wigeze atanga amadolari 500 yishyura umukobwa amadolari 200, aramubwira ngo ugiye kugenda mbabarira uzagenda ubonane na Yago muryamane, nimumara kuryamana umufate video y'ubwambure bwe, umufate n'umutwe uzashyiremo umutwe we ushyiremo n'ubwambure bwe uyime, nzahita nkohereza andi madolari 300. Ubwo se amadolari 500 ibaze kugira ngo umuntu ashora amadolari 500 ashaka kuruwininga ubuzima bw'umuntu, kwangiza ubuzima bw'umuntu bw'ahazaza he bro, abwice aburangize. Urabyumva? Njewe igihe kizagera mbakorere nk'indirimbo nk'iyi minota 10 bro. Ngiye ndabibabwiye, abantu barabizi iyo navuze ijambo ngiye ngomba kuririnda mpaka ndigezeho. Abantu bakurikirana ibikorwa byanjye barabizi. Ngiye nshobora kuzakora indirimbo y'iminota 10 nkavugamo story yanjye, nkavugamo ibintu noneho byose, ku buryo nshobora no kugenda mentioninga n'amazina noneho. Umva zigakamwa yo zatahanye brother. Urumva men, umukobwa araza arambwira ati Yago, njewe ukuntu nsanze umeze bitandukanye n'ukuntu nakumvaga.
ubu ngubu ngenda ngira ngo ngusabe imbabazi. Uwo mukobwa ndamushimira cyane, asigaye yibera Canada bro, bamunumye 2019 my guy. Urumva ibyo bintu man, 2019 bamunumye, 2019 ati uzagenda uryamane na Yago nurangiza umufate aka video gato cyane rwose kaka, niba ari aka GFI, niba ari akariri, niba ari agaki, ngo ufate isura ye ufate na kabanda niwe wavuze kabanda, abantu badukurikiye rwose, abantu bitwa urumva, ufate na kabanda ubundi uhituna mu nzahita ngutamo amadolari 300 asanga ayo 200 bro. Umukobwa yaraje arabimbwira nsaba n'imbabazi, anyereka nayo mafaranga, anyereka n'amachat bro. Ibyo biboro narabifirimye, nari mbifite mu gafone icyo gihe cya 2019, nari mbifite mu gafone, urabyumva, mbifite bro. Niyo munsi ngiye nko kuri goya nyashaka kubibona, ndabaza se umuntu wagutumye ninde, aramumbwira, ndavuga okay, kumbe ndimo ndakina n'ibintu ntazi. Hari abantu bari aho ngaho bashaka kurangiza ubuzima bwanjye baciye mu mugore. Rero kubona umukobwa nkuriya cyangwa umugore nkuriya akavuga ngo namuteye inda, ntago byari ibintu bintunguye bro. Nukuri kw'Imana ntago byari bintunguye, ntago nshaka kwigira inosa. Cye tata yanyise inosa, ariko rwose barumva ntari inosa. Barumva ntari inosa. Banyise Nyarwaye inosa, ariko hari igihe nanjye kabisa ntabinosa pe. Ariko nta mugabo utagwa, nta mugabo utagira ute, nta mugabo udaseba. Ariko ibi ngibi byo yari campaign, kandi campaign murabona ko yacitse intege. Tubasuhuza abantu bose bakoze campaign ikaba yaracitse intege, tukaba tugiye kuronshinga album. Tubasuhuza abantu bose baje hano ku space bakatwica nabi, bakatujomba ibikwasi, bikaba byaranze kwinjira. Tubasuhuze tubabwire ngo yewe na wa mwaka urarangiye, na wa wundi urarangiye. Rero my guy, nuko nabivugaho, nkeka ko igihe kizagera nyine tugakora n'ikindi kiganiro hano, tugakora indi space, umuntu akagira n'utumenyetso tumwe na tumwe agenda abahereza, noneho mukabyibonera, mukababona, mukabamenya bro, mukabamenya. Nta munsi numwe ngewe Yago ndisanga ndimo kugambana ngo ngambanira umuntu, nta munsi numwe ndisanga ndimo gushaka gutwara umugisha w'undi muntu, nta munsi numwe ntatanze akaboko. Murabizi. None se ubungu ibyo mutabona ni ibihe man? Niba mubizi neza ko channel yanjye yahaye akaboko buri muntu wese wayigannye, ariko sabampaye akaboko ni bangaho umunsi ninjiraga mu muziki. Kuki se ibyo ngibyo mutabivuga? Kuki mutabifatira umwanya ngo muvuge mutari ko se ko channel yayaguriho 2,000 bya video, ko yahaye abanyamuziki batandukanye ama interview pe, akabazamura bamwe batanazwa, akagenda agasunika kabisa karwana. Ariko se abamuhaye akaboko yinjiye mu muziki ni bangahe ni bande? Ibyo se kuki mutarabifatira space ngo mukore space? Ubwo se kuki mudakora space ngo muvuge muti Yago katuvuge ko atari mwiza, si mwiza pe, ariko kuki akinjira mu muziki? Aribwo twabonye ibintu byinshi cy'ibibazo yahise atangira. None se nikora ibiganiro mbere sinitagamo, erega n'ubu nitamo. Rero my guys, nuko nguko bimeze. Iyo umuntu ari mukuru arumva, hari ibyo utavugira hano, hari ibyo utamentioning, ariko iyo umuntu ari mukuru ahita byumva. Nta hantu hataba competition, nta hantu hataba urwango. Kandi rwose ngewe nta nubwo ndi wa muntu, I'm not seeking for the love, I'm just here for, ngewe ndi hano kuko ngewe Imana yahanshyize. So igihe Imana izashakira ko ngenda, ikintu nirinda guhemuka bro. Umuntu uzaza hano, abo bose bakubwira ngo narahemutse, ngo narabahemukiye, bazajye bagwa facts, nawe uzumve nk'umuntu uzishingira uvuge ngo izi facts birumvikana ko ibintu Yago yabikoze. Ariko nanone niwumva ibyo bintu ubishidikanyaho, nawe jya ubanza ushyiremo critical thinking yawe, uvuge ngo ariko se ibi bintu ni ibiki? Ubuse uyu muntu ni uririmba nabi ubu ngubu, ubu ejo niba mwarayikunze, abantu barayikunze, nkahita ryajwe n'ubundi ntiryahindutse, ahubwo hahindutse lines. Ariko umuntu yaraje naho byaturutse, naho ndahazi, umuntu araza ahita avuga ati noneho tugiye kwirema itsinda twese duhite tuvuga, kuko ngiye followinga n'abantu benshi, nkurikiranwa n'abantu benshi, ngiye kuvuga ko uyu muhanzi ajwigira. Urabyumva? Ngiye kuvuga ko uyu muhanzi ajwigira.
ahita arema itsinda ry'abantu nk'umunani nabo bafite agatubutse kuri social media, aravuga ati namwe mugiye kujya mumukasa muvuge ko uyu muntu ataririmba neza, ntabwo aririmba neza, kandi noneho babafana bacu bikundiye Suwejo ni rya jwi rigarutse riba kubita indi banga, arajwigira kubita indi banga, arajwigira nawe arakomeza arajwigira kubita indi banga none tugiye kuronshinga album, you get. So ibyo wavuze ngo ndakasa mutwe ngo ndizirika bro, nge nago nzi gutsindwa uko bimeze, iryo shuri sinaryize, nize mate na geo, nago nize gutsindwa, nago nize isomo ryitwa gutsindwa. Ebwana nge nago nzi gutsindwa uko bisa, nta n'intege ngira none zo kuvuga ngo uranci intege, urazinca gute? Ntazo ngira, nta ntege nifitiye, mba ndi umuntu wibereye aho wikorera ibintu by'uko abyumva. Wowe nubikunda sava, nutabikunda ndakomeza bombo yutinade. Thank you. Urakoze yago gushyira umucyo kuri iki kintu kandi ukagira mukakivuga mu magambo arambuye. Ndashaka mbere ko tugiye kujya mu bibazo n'ibiteye amatsiko ngenda nakize ku ruhande nagomba kukubaza. Ndashaka ukirenga izina ry'umuntu umwe byaravuzwe hano cyane binanababaza abantu baratwitinga rumaze ziragenda. Ndashaka ugira ikintu uvuga mu ukirenga izina rya Anita Pendo. Urakoze cyane. Mbere na mbere reka mbanze musabe imbabazi kubyavuzwe noneho bikanavugwa ari nge biturutseho ku muntu nkuriya. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ndasaba imbabazi abanyarwanda bafashe ibyo bintu nkaho ari byo bakanabyemera, ariko impamvu mbasaba imbabazi ndongera no kubakosora akantu gatoya, mbere yuko mwemera ibyo bintu mujye mubanza mubone facts zifatika. Anita Pendo ni umuntu nubaha ku rwego nk'ibintu mwema abantu bo kuri social media baba baranshyiriyeho. Mpita mvuga ati ibi bintu noneho ko mbona byo biremereye cyane byagenze gute? You get. Anita Pendo si umuntu w'inshuti yanjye turi close, ngo ni inshuti yanjye ku buryo byanagera kuri urwo rwego, urabyumva. Nabonye abantu bamwihaye barimo nanjye kumvuga bagira gute. None se biriya mwasubiye inyuma mukareba amatariki byagiriye hanze cyangwa byabonekeye, mukareba ko bitakurikiranye n'uwo nateye inda. Kuki mutabibona? Mugende murebe amatariki ngo byavugiwe haciyeho iminsi itarenga 5-6 ngo bashyira hanze amajwi ngo yanjye, urabyumva, bavuga bashyiramo n'uwo mumama nubaha, ntabwo ari n'inshuti yanjye. None abantu babyumve byo kuvuga ngo ni inshuti yanjye ngo turi close. Umva ibaze ko none nageze igihe ngiye cyo kumamagara nkamubwira ni ibintu urimo kubona uko urimo kubibona nanjye niko ndimo kubibona, ariko twaje kumenya ko hari itsinda ryari biri inyuma, urabyumva. Nawe ubwe yaje kumenya ukuri, aravuga wow, kumbe naba n'uyu nguyu n'uyu. Babandi bose ngo bashaka guteka ingova ngo kwa Anita Pendo ngo bateka ingova ngo kuba ari aba DJ ngo ba mbere mu gihugu. Babandi bashaka guteka ingova ngo kwa Anita Pendo ngo ari umwe MC mwiza. Babandi bashaka guteka ingova ngo ni umubyeyi ngo w'abana babiri ngo nagira bivemo ngo arakuze. Ibyo bintu byose biba bihari, ariko byo ntimubivugaho. Urumva ejo bundi bakavuga bati none kugira ngo nawe tumukome mu nkokora reka tuzane ibingibi. You get. Tubanza twanganisha uyu n'uyu, niturangiza tunakora ibingibi. Ibyo byose rero Anita Pendo ahantu ari musabye imbabazi kabisa. Noko nanamusabye imbabazi mbe ko naramambwe nabwe ibintu ni ibiki ndimo kubona, kuko ibyo byo byagiye hanze ndi Burundi. Nari nagiye gushutinga indirimbo yitwa Alright, mbibona uko namwe mwabibonye, ariko mbibona hari umuntu umaze ariko numva ibintu tubamo uretse kuba umuntu arindwa n'Imana gusa. Bro, unyibukije ibintu byanambabaje. Ibi bintu byarambabaje. Mbere yuko ibyo bintu ayo majunga ajya hanze, nabanje guhamagarwa n'umuntu ntari buvuge w'umukobwa, bro, w'umukobwa nako n'umumama aherutse kwibaruka, n'umumama arampamagara arambwira ngo hari groupe ndimo ya WhatsApp ngo shayago ngo kumbabaje ngo ibi bintu se ngo numvise ngo mana we ngo ngize ubwoba ngo yagongo noneho urarangiye. Kumbe yaratumwe kugira ngo aze anthreatening. Ndabaze ni ibiki bibaye ngo uziko ngo muri groupe turimo ngo n'abantu ngo barimo ngo barunaka ngo uziko bashyizemo amajwi yawe ngo n'umuntu ngo bakavuga ngo ni Pendo. Ndavuga ni uziko navuga nahise nseka nkuko kabiza nahise nseka. Ndavuga ni ibyo abo bantu basaze, mubareke inkundura yabo, campaign yabo barimo yo kunshyira hasi, mubareke babikore. Ngiye kujya ku mavi nisengere. Imana yo yonyine niyo izikorera, kandi niko byagenze. Imana yaraje irakora, urabyumva. Imana irazira amanuka irakora, bro, irakora, kuko biriya bintu byose nari narabibwiwe ko bizambaho. Urabyumva nyine nabwiye ko ndi umuntu wizera Imana, ndi umuntu wubaha Imana, ndi umuntu ukunda Imana. Ndagira nabamenyesha ko bimwe mu byo muntegurira Imana iba yabimbwiye. Imana ikoresha abantu bayo, bro. Umuntu akaza akambwira ati witegure
witegure bigiye kugenda gutya. Ari nayo mpamvu iyi space iriho abantu ntazi umubare wabo, ariko abantu bose bari hano njyewe ndabibasabye mu mitima yabo, kuko bose ntibarimo kuvuga, mu mitima yabo nibamfashe bumve bafunguye umutima, bamfashe gushima Imana. Bro, Imana yarabikoze, Imana iraza iranyiyereka, Imana iraza byose irabihanagura, biragenda bro. Abantu bari bafite gahunda ngo yo kunkubita hasi, biranga my guy, biranga bro, biranga. Niyo mpamvu mbwiye abantu bose bari hano ngo bafungure imitima yabo. Ikintu kinshimisha nuko uyu munsi turi no ku cyumweru, bafungura imitima yabo, banshimira Imana mu mitima kabisa. Niyo waba unyanga kabisa, utankunda, ariko fungura umutima wumva ushimiriye Imana ko yabikoze kabisa. Naho ubundi ibyo bintu bro nanjye byarambabaje, birambabaza, birongera birambabaza. Ndavuga ni kweri bagera aho bubahuka umuntu nk'uyu, bagera aho bubahuka umuntu nk'uyu nguyu, njyewe noneho nubaha, mfata nk'umuntu w'ikitegererezo muri bino bintu ndimo gukora by'itangazamakuru, mfata nk'umuntu wanyensipiye, hustler man, umuntu nk'uriya man. Yo dada, niba hari ikintu cyambabaje ibyanjye byo kuvuga ngo nateye inda, nta nubwo byari n'ibintu nta n'ikintu byize binkora, kuko nari mfite amakuru, nari mfite ukuri, nari nzi ko anytime igihe kizagera mukamenya ukuri kwa nyako. Nk'uko uyu munsi byacitse intege, ariko uyu muntu kuki tutakimubona, azagaruke noneho yongera avuge n'ibindi, kuki tutakimubona? Nyuma yuko anyendikiye akambwira ngo wambabariye, narambwiye uzagenda usubire mu macano wanseberejemo usaba imbabazi. Uyu munsi se ari kuki atakigaragara muri ya macano? Nta makuru se afite yo kuba yatangaza, ariko nuko azi neza ko yicaye ku kinyoma bro. Abo bantu bose bicaye ku kinyoma, bangiza izina ryanjye, bashaka kunyangisha abanyarwanda ku ngufu, babona ntibikunda, baca no mu mazina manini kugira ngo banteranye nayo, ntibyakunda. Kugeza n'uyu munsi baracyahimbahimba, mujya mubabona, baracyahimbahimba, murababona. Hari abacinyuma bakanyerekera ngo mbahe amafaranga, nkababwira ni narakennye bagahita bavuga bati turakwica, nkababwira ni simwe Mana. Rero mujye mubareba kuri social media, bariyerekana icyiza cyabo. Reka ndabura abantu bari hano kuri Twitter, icyiza cyabo abantu ntago bazi kwihagararaho, bariyerekana. Ashiduka yakoze ikiganiro kuri YouTube arimo kumvuga, Ashiduka yapostinze ibintu byanjye bibi, aho kugira ngo posting ibyiza ugasanga ari mu ma space nyine arimo nyine kongeza amakariro. Uzamubona rwose yeruye avuga ati uyu muntu ndamwanga, rimwe na rimwe agaciko akashyiramo. Murababona birirwa mu maposti bapostinga amaposti bavuga ko niriza. Murababona murabazi. Erega icyiza cyanyu namwe murabazi, nuko ayo nguko.